oya ni mukuru wawe okay wenda njyewe ninza n'inshuti zanjye kwera ko uranduta uzambwira dushaka ngo ni mukuru wawe umva basore musoke muvano ha Edi mwihoreye bucya bwitwejo musoke muvano ha Jackson wajye umenya ko bucya bwitwejo man ejo kwari bo bucya bwitwejo bucya bwitwejo njyewe nkagera aho njya gusabiriza njyewe ntari sinzakubona usa ntabwo mbikwifurije njyewe bishobora kukuba mwaza kwaka ibyo kurya ahubwo ushobora no gusaba wowe ari birawe reka ndetse wacu bamwekane wowe njana nari bimana sengenza gusuzuma nawe uragenda bagiye ngo murebe yewe kiwe mumeze mute se man ko akonde nyine zira Shamani, turiko tuba tunakeneye kubona umwanya turi kuganira kabisa nk'abavandi. Ko biba bidaherutse. erega mani ni shogore z'akazi nyine Ariko ndi bayirirwa hano ngo sinzi. tuganira gutya n'ikintu umuntu ari kunywa. Urashaka. rero ikibazo abantu batagira akazi nibo baba bakeneye ibyo babona Ese winjiza ngaho akazi mwagiye mu nama. ese muri ubwo winjiza ngaho Ni muyinjiza mugomba. Ubwo sinyo kuvuga ngo twe tuyinjiza ubu yanyweye icyayi sigihari. Ari cyayi umuntu kimwogera kwa mbere. Wasanga ashaka orange. Edi sinzi imitete abafite Ariko Yatubireke. reka nkubwire Jackson. Man, ikintu cya gitumye ngiye mbicaza hano. Urumva kurya ni ibibazo. Ubwo rero nkanjye nk'inshuti yabo bambwiye bati se bro ko bimeze nabi ubuzima butugoye basi nakuntu wari tweranje kweri ko barabizi ko mfite akazi muvandimwe nawe aragafite ambwira ati nakuntu twajya tuza basi tukarya wenda niyo waduha iby'ijoro gusa bari mu mujyi wa Kigali bari gushaka ubuzima kutibambwira ngo barasubira mu ntara ntabwo ibyo bintu babikunda nabyo kandi ntabwo byaba bigaragara neza ahubwo njye impamvu nari bibaganirijeho nagira wenda mbasabe nk'abavandimwe ko ntabwo nazana abantu mu rugo mutazi natabanje kubicaza ngo mbaganirizeho nta kuntu basi bajya baza tukamenyera ibiryo bya nijoro wenda amama bakanabwirirwa konyine ibyo n'inshuti zawe biratureba ese mani abantu bicwe n'inzara kandi dufite ibiryo kandi twishoboye dufite amafaranga ibyo rero baza ntabwo bari baje kutureba twebwe hano ipura iba yapanzwe ni kire yacu gusa ese Jackson ntabwo wafashe inshuti cyangwa se n'umuntu we ku muhanda basosite njye nta muntu nabyaye ntabwo nishingiye Ise mwanditse basi mureke guterana amagambo. Brother, sibyo? Hano hari igihe duteka ibiryo twabimena, sibyo? Abantu bari kwicwa n'inzara. mukabimena Se ariko icyo nacyo ni ikindi kintu ntabwo reka nkubwire sibyo wenda ntabwo baje kujya barya no ibihe byose mu gihe bashomereye nta kintu bafite niyo wenda byaba ijoro rimwe baza bakabarya niyo ryaba ijoro rimwe mu minsi ariko wenda nagiye mugabanya imitatu mukamenya yuko Jackson umva sosite yabitsabye ababaye man barababaye bro uri garafure ndakuba ariko amafaranga nyabona yamvunye njye ndi mukaza munzana iyo mitatu ng'abantu ariko uzi muri no Kigali ko baho wipevera abantu ntabwo ari ukwipevera igihe cyose uzabajyana igihe baje umuntu akabwira ati nagihara ariko wenda igihe bihari nyine ukabaremera rimwe na rimwe uje ukeneye noneho kuba yaba umva kana ko katagira akazi ukuntu karimo karaba kubona uriye woza aho biva kuzuza utuntu tw'utugambo ugenda ukore nawe uzubatunge ariko Jackson ntabwo wakamubwiye nabi ibintu ari kuvuga birumvikana kandi nta igitekerezo nazanye si ikintu cyaduhomye cyangwa se n'Imana rimwe tuguhera umugisha ese sosite uko uvuga cyangwa no tunga urugo wenyine nese ubu Jackson ibintu ukora amafaranga ubona Imana yakwimye wabaho kiya amafaranga ariko ufashije abatishoboye bose ufashije abatishoboye wenda n'Imana yakongerera ibintu ukabona byinshi biruta ibyo sinzi umuteto nawe ufite sinzi namubona ukuntu ibintu byahenze ku isoko wowe sinzi ugendera ku guhendwa ku isoko ntabwo uzi inyungu cyangwa se ikintu kirenze ubukozi ufashije umuntu sinzi umurego mpamvu ufite sinzi umuteto aho muwukura gusa abantu bakeneye wasanga ari na za nzerezi ziza zandura ibintu byose zisanze mu rugo ukaba ugiye kuzana inzerezi zizanwara na telefone cyangwa amafaranga sosite oya abo bantu ntabwo ari inshuti n'ibirara abo bantu simbakeneye ngewe mbona n'ikirara simbakeneye uzahitemo hagati ngo ninjire ngisohoke njye sinzi ukuntu bimeze sosite
imiteto mama ufite ariko Jackson wajya umenya ko bucya bwitwa ejo mwana ejo ko ari wowe bucya bwitwa ejo bucya bwitwa ejo njyewe nkagira aho njya gusabiriza njyewe ntari sinzakubona usaba ntabwo mbikwifurije njyewe bishobora kukuba naza kwaka ibyo kurya ahubwo ushobora no gusaba wowe icecekere uriza gerezaho ibyo bintu abo bantu simba akeneye gusa niko mubwira none se baby urabona ibintu Jackson ari kuvuga basi bimeze ngiye ku ruhande rwanjye nta kibazo abantu ndabumva pe baza nta kibazo ntabwo ngo yagaburira abantu atazi none se we ubu ngubu aramutse abuze akazi afite nta muntu ushobora kumufasha akamutunga nese buriya ageze aha ngaha ntabwo umuntu yakeneraho serivisi nkeya nanjye nibyo nazi niba wenda ageze hariya yaritunze ntabwo azi ko no mu bwana bwe wenda hari abamufashije hano ntabwo agomba kudufatira umwanzuro sibyo kuko ntabwo akuruta niba wanaye inshuti zawe wahuye n'ikibazo kubafasha ni uburenganzira bwawe kandi gufasha buri muntu wese yafasha ngiye ndumva nta kibazo kibirimo kuba baza hano bakarya isi akeneye kuza se ko yarara hano buriya yabyemera ese urabona umuntu wanze kugaburira umuntu ugenda agataha yagaburira noneho yakwemera umuntu urara ariko si n'ibindi se njye nta kibazo byereka nta bindi ababwira baze uko bishaka ubundi se wabona amafaranga duteranya ko ari nawe uzana makeya wabona nivumbuye nkavuga duteranye pasupasu tunganye buriya we yayabona cyangwa abona asa n'ariya mwaka kugira ngo byose niwe ubikora rero icyemezo ni icyaha njye nta kindi kirenze kanze ngende ahubwo ntarebe ndababwira baze kuva wowe ubyemeye kandi nawe uteka nta kibazo kibirimo nabigira intambara ubwo tuzafata undi mwanzuro nyine nese twagira ahubwo ngere ko ngiye gusa ndababwira wenda uyu munsi upfe kuza nyine wenda tubahemere ibya none ubwo niba ajya kuza nyine uri mu magara mbwira shanari ese uko mbona petit frère atari kubyemera se bundi ubu kuki atafasha umuntu twere wowe ntabwo bucya bwitwa ejo ariko reka mwihore ariko kapfe kubahamagara wenda ndebe bemerere habe bibaye nyine biba nta kundi Ado? Saddam? Bimeze bite se mani? Ndabizi kabisa nanjye ubu narabizirikanye bro narabizirikanye mwambwiye icyifuzo cyanyu kabisa ngishyira ku mutima pe mani ni ukwihangana nyine ariko muri iyi Kigali ari ibisazi gusa ariko naganirije abo tubana nyine babwira kuko mwaraje cyagiye turabiganiraho mbemera ko ngiye kugenda nkabibwira mu rugo nkumva gusa nyine n'ubwo wenda petit frère wenda atabyumvise mukunda ariko sister we yarabyumvise gusa igihari numvaga nyine mwaza tukahura naribi tukajyana home wenda uyu munsi nkareba ukuntu naberanje mani ko nanjye birambabaje mani iminsi ine yose nta kintu umuntu arashyira mu nda mani muze nari duhuriye hari haruguru ukata kuno wenda kugera home duhite dukomezanya tujye mu rugo naribi byakunze naribi muze mani mani rega mani muri inshuti zanjye rega mani murabizi bafite ku mutima pa nari bavandi nawe duhurira aho nari ubu tuvugana njye nubwo najya mu kazi nazi ko ikibazo gikemutse wenda mani nari abigishatse nyine wese njye ntabwo nakongera kurya narababona pe ni ukwihangana mani gusa ntabwo mutinze nibuze gahunda ntabwo twatinda gutamburisha kugira ngo njye mu kazi wenda hari ukuntu wumva siwega nicyo ahubwo twahita dukomeza kugeza ubu nzu tuye ko bimeze ntari
ntari bimana bitariho kabisa Ane wo mwibera se. Icyo gukundira ni wihaje. Shabo muse ntabwo harenze cyane man Hasha. Nicare nari Reba umunsi wacu bamwekane wowe. Nicare nari bimana sengenza gusuzuma nawe uragenda Bagiye ngo murebe. buriya biba ari byiza kumenya mu rugo ukamenya n'ahantu mwambariza Ahubwo hano ndayibana. oya mpana n'abavandimwe babiri mushiki wanjye na murumuna wanjye Nani bagiye koko. wese nabuze ko kubera ari ubwa mbere byaba bigoye kugira ngo bimenye gusa none se mani neza ahubwo mbona tugiye kuzayimuka mu minsi mikeya Mukajya. mani ino nzu nyine ngo ntabwo wayishimiye nyine kandi mani mushaka kuba mu ijuru wapi nyine ngo babona bitameze fureshi nyine Oya n'ubundi neza. kandi no ku kazi nyine biba kure Ni kure y'akazi ahubwo wavuga. Gusa n'ubundi inzu n'icyo uyiriyemo kuba ari nziza shaka ko birangiza. biba bimeze tu Nizere ko n'ibindi byose ari sawa. shana amahoro kabisa nta mutima mubi izi ni za nshuti zanjye nakubwiraga twe twavuganye ngo iki nese mani byerega biramvangame kumva umuntu yampamagara mwarashonje hari ibiryo mu rugo ni gute ataza ngo arye Jackson ariko hari n'abandi basore nibo baguze ibiro 3 by'umuceri hari aho byabakora ubaha ibyo bageneye n'ibyo bafata aba bantu si bashaka muri uru rugo ase kuki ukomeza ibintu reba inzara bazanye muri uru rugo Jackson ntabwo uri kuvugana mbabarira muri sositene tujyahuriye ni koperative ndasika koperative ese wese bigize bakubwira ngo baha ibyo bagashaka wowe urabagenera ibyo ubaha ariko njye naje gutunga abuzukuru bawe ndahana mbese ikibazo kiri Ratedi aba bantu si bashaka muri uru rugo twarabivuganye Ratedi aba ni za nshuti zanjye nakubwiraga none nazizanye Jackson ari gukomeza ibintu njye nari nzi ko biriya byarangiye hari ariko Jackson yabikomeje sinzi uko ase Jackson ese Jackson kuba yazana inshuti ze ni ikihe kibazo gihari ariko reba muri wambaye amarinete amarinete amunatanze ikiro cy'umuceri ari umwe ase yakira bitwaye iki Eddie aramugenera ibyo ashaka ntabwo agutegetse uramwara niba ari ikirushi okay umugenere nta kibazo sibyo urumva ko wabaje hano hari ikibazo ufite ubwenge wana bano bantu reba wambaye agashati ka karoka ameze nk'umwana ari kuri urebye ibirya yagutegetse inzu iri bumuhe Kose. tubaha ibihari mwana wajya umenya ko Jackson wikomeza ibintu wikomeza ibintu niba uramuha ikirusha aracyemera ko ari mu ikirushe yagihingiye yakivomeye yagikoropeye ntibakora ibyo birya ibintu bye byose waba wabyiguriye umva sosite ntabwo duterana amagambo nakoropa inzu niba bashaka ibiryo ese undi reka mubaze uyu ni mukuru wawe ntabwo Jackson wagira inyubako mu butamana jya umwubahara oya ni mukuru wawe ntabwo okay wenda njyewe ninza n'inshuti zanjye kubera ko uranduta uzambwira ibyo ushaka ngo ni umva mukuru abasore wawe musohoke muve hano hantu Eddie mwihoreye bucya bwitwa ejo musohoke muve hano hantu ntabwo inzerezi zose zizajya ziva hirya no hino zizana ngo zije kugira ute kugabuza si wagiye ku mutima mubi Jackson wagiye wowe ndagucisha muri si ndumva ufite umunwa muremure gusetsa data mutuze nimumwiteho ariko ntabwo turi n'ibisabo ntabwo turi inzererezi rwose mutari inzerezi uwo mwabuze aho murya yuko mutari zo ahubwo nimusohoke mugende Reka mubwire aho kugira ngo bazamusuzugurire ibiryo twagenda. ubundi ngaho ntidakubwiye ese Jackson waretse niba wabatutse barifatisha se ubundi se bwo ese bayifatisha ko wayifashe bibaye ikimana ni ikibazo Ubu bucya bwitwa ejo nawe. sosite wakwiye bano bantu hano muri ubu ufite ikihe kibazo wowe muri make Abasosite. Abantu bari bakoze nk'umuvandimwe ariko akazanya Jackson kuki ushaka kunsebya mu bantu mana wagiye niba ushaka kunyumva ntabwo twaje kubashwanira sohora aba bagenzi bawe hano Oyatuza turasohoka. uzana abantu bazima ntukazane ibigashi muri ubu okay nawe basi babwiye neza basohoke bagende ko wibabwira Babwira neza se nabazanye. bareke basohoke bagende ku mahoro wasanga bazanye n'imbaraga sa mu myenda yabo bakaza gushyira imana irekeraho Ahubwo kagende ma. wagiye basohoke wubaka bagere hano Ntabwo yunda agasuzuguro. sosite gasuzuguro Ariko mugende data mwihangane sibyo Jackson kuki ushaka kwirirwa usebya umuntu ufite ubwenge buzima uratekereza nawe ubundi ubayeho gute Jackson sizakwigisha ejo bundi twavuganye mbere na reba rino foto reba izi mbaraga sa ariko Jackson muri turavukana ntabwo tuvukana ni gute wirata kuri urwo ujye mvukana n'umuntu wirata kuri urwo rwego urifata umuntu arahaguruka ugahungura intebe wowe
ukaza ukandagiye ko nawaza ngo ahungu bite bya Imana umenya ko hano ugeze mukuru wawe cyangwa ubona duciriga ibintu byose ukajya iki kirenge urabona hari umwate gifite nk'icuriya muhungu wari wicayemo hano uva mwese murekera abantu batumaga mushwana bazi umuntu agira umwate ukaza buryo umuntu yahaguruka ugahanagura bro ubwo se urumva wegeje kuki ku buryo genda uzane isabune ahubwo umuntu ahanaguze sanitayiza ibundi inamikorobe zose basize muri none zipfe we bitarenze uzambona mani kandi wumbabaje wangikira urikarakasa se wakora iki cyamaza kubwira ngo n'unyobwe byagura ko nawe ufite urafunga ikisha meze nabi ariko tugende se habe niko bigenda kandi sister mbona nawe ufite ubugoryi ubugoryi abantu bafashe ukabagira ibicucu imbere yawe wabasuzuguye ngo iki ese umuzima ubonyemo ninde ahubwo se umupfu ninde basi n'usinde murajye mukabana aho baba niba mubamo bafite siko muri ibicucu hari mukuru wawe muri ibigoryi nako umusaza wawe nawe urajya ukamushyigikira nta mutima w'inyamaswa wo kuhira reka rero mubwire ubugoryi ufite wowe na mukuru wawe nimutabugabanya nzabatarira igende n'aka kanya wasohoka ukagenda ukajya uryikeza se utangiye kujya unyubahuka Ede ndagucisha n'ishyi muri ino minsi utangiye kunyitereshwa imisego Ede uwo muteto usigaye ufite reka mubwize ukuri nutawugabanya nzagukurikiza nyuko utangiye kujya urera imisego nkugaburira iyo yiteka akaza n'ingegera muri uru rugo izi ntebe zizongera gucya umuntu ari uko azifuze basi baba genzi man nunyumve basi man kuri byose bibaye ntabwo nzi ko ibintu byose bibera mu rugo ku ruhande rwanjye man ntabwo ngewe biri inyuma ibi byose muri abavandimwe wanjye murabizi ko wenda bitageze neza mu rugo uriya muvandimwe wanjye niko ateye gusa ariko man biba bimbabaje man kuba nabahamagara njye nkabazana mani ikintu bahamagaye kikanga mani ngiye bintu ikibazo kimbabaje ni kari agasuzuguro mani abantu b'abagabo akadufata nk'ihangane kuri byose bibaye basi mumbabarire nk'abavandimwe sibyo nta kundi mani mwese mani basohoka nta kibazo rwose nubwo mu nda wenda biba bimeze nabi inzara dore iminsi yari ibaye ine nta muntu ugira ikintu afata ariko nta kundi icyo ushyira imbere n'inda babyanze mani petit frère arambabaje mani ntabwo nzi ko yasuzugura abantu mu maso yanjye ko wajyaho hariya arahishyura wenyine satani iba yatugenzeho satani ihora itugendaho rwose ariko wirenganya satani gusa ariko tutagiye kure muri inshuti zanjye murabizi mani nubwo wenda bidakunze ho mureka narimba remera amafaranga kuri phone njye mu karesitora wenda burya ngo ndugabo ntiwumva se ahubwo waba ukoze aho ngaho n'undi mugabo ntacyo amaye nubwo hari ikibazo numero yawe se si iyi ngiyi twavuganiragaho ni ya yindi nyine ariko rero nawe buriya yaje wowe ibyo byo nabibonye nanone nawe mbwira ngo ushyirireho nanone hari akantu nanze nabonye katari keza shyiramo ntaribe urabona nawe kudufata ugatuza nuzi ko ufite umuvandimwe umeze kuriya w'ingurube ufite umutima w'umukara ku giti cyanjye ntabwo mani nabishakaga mani ntabwo njye nifuzaga ko byagenda kuriya nyine twabiganiriyeho wenda numva atabyumvise neza navuga ni wenda zabyumva nababona ariko mani sinzi ko yagize ngo riba by'abavandimwe birabibaho rwose ariko turasuzugura rwose gusa mwihangane ntabwo ari ku ruhande rwanjye kandi murabizi ku giti cyanjye ntabwo nakwifuza ko babatukira mu maso yanjye mani bafata nk'abavandimwe mani nakundi twabikubise reka tugende twabyumvise kuriya muvandimwe ni ukugira rwose ukuntu umutwara mani nanjye ubu ndabyigaho afite imico unari tuzakomeza iriya mico ntabwo nzabigenza ntari rwose komana ni gute Jackson yankorera ibi bintu Eddie oui wambaye ku mazi yo kunywa ukaza hano nkagira akantu azaho gatoya kandi narasebye pe
musaza wawe areza ntabwo mbizi ko se nk'ubu ubona ibintu Jackson ari kwikora bimeze gute rero nkajya mubwira asigaye yarahindutse udashobora kunsiga basi ntabwo ari kureka wenda ngo batahane wenda yisaze bagiye uriya munsi yarandakaje akuze gufata umuntu muzima nabonye ari n'abagabo ni bakuru umuntu mwiyamana ukamusuzugura afite ubwanwa fata n'ikigoryi so Jackson ajya amenya ko hano nawe namusohora akagenda ariko njye sinabona ariko mbaye nkawe nanjye nakamufashe nkamusohora kuko nawe asohoye abandi kandi muri iyi nzu nta kintu cyadanje akoramo uduceri tungaheza n'akamfashaho nitwo yasakurizaga tukabara mu maso yanjye hanze yaranubwe ntabwo ari so nababaje buriya gusa buriya kuba mukuru nicyo bivuze ntabwo nakabaye nawe uriya n'ubwana bumurimo ariko isi izamwigisha fabizi se bucya bwitwa ejo ikintu nkunda buriya nkunda ko duhuza kandi Jackson yicaye akatwegera twese tugahuza ibintu byagenda neza ntabwo twakwicara ngo turi kuganira dusoze ni amahane mugiranye we nawe sinzi ikintu mbese ubu basi namubangamira nese umubangamira gutya ibintu mvuga ni amakosa se cyangwa ni ibintu wenda mu rugo bitari byiza no ese ubu wenda ni imyumvire sinzi ko nateye Jackson wagira ngo yakuze wenyine yavutse ari wenyine azi uburyo aba yaravuriye umuntu uzi ko ngiye mu bwana bwe namwitayeho abamubangamiye hafi yo kubakubita ariko we noneho nari no kuma icyo cyubahiro basanye wahere wenda anyubahishe mu bandi so ntabwo nahindura umuntu kandi kuri ateye n'ibibi pe ntabwo nahindura umuntu ko ateye gusa ariko Imana yo wenda igireba ibintu ari mwe wenda imwungu ubwo nanjye dusigaye duterana amagambo wagira ngo mu inzoga cyangwa mu biyobyabwenge yarahindutse cyane kunzi ko mu muryango wacu twitonda ni gute yazamo ari umuntu nta muryango nyine ubura ikigori gisiko bavuga nta muryango ubura shaka rero ngiye mwoga nigire mu kazi ubwo nyine bizabuka Imana ibishatse nahinduka azahinduka kubw'Imana wenda izadufasha ahinduke kandi ntanabyishimira gusa ujye ukomeza witware neza byaba nuko witwara ari byiza kandi nawe ahindutse byaba byiza kurushaho nabizi mbakunda muri abavandimwe babiri nimwe mfite ariko waba ashaka kutunanira agashaka kwiyobora ukwe gusa nyine twibitindaho kanuga arikire mu kazi ntayibi telefone ntuyibagirwe usize telefone hano ntari bidahanyura sohoka yewe Edi bitese meze utese hano se mwiriwe gute ni neza utaseka neza sha ese ubu ni ubwa mbere ngize isaha utaseka none saa saba ubundi akazi rimwe na rimwe igihe karangira nyuma mbere ya saa sita cyangwa se nyuma ya saa sita Jackson isa yuko numva atari gukoma mu nzu nta wundi muntu uri hano cyaza cyo nawe ngo birakwica pe ubu ni wirirwana irungu nzihorera twakirwamo inzu wenyine ukumva ko se tuzabigenze gute basi uzagure telefone ari hanze uzagure neza ikintu wareba muri fone se icyo wareba muri televiziyo biratandukanye telefone wavugana n'inshuti televiziyo se nta ribi ukwezi kuri kurangira nari nzayikuzanira sibyo hano se ku meza hari wongereyo ngende numva nanisonze kabisa uzanira iki ntari nakiseriva ntari ndakugora ngo ndakuvunisha wanabitetse naruhutse ariko sori biki usori wanjye gira bigarura umuntu mwirukanye mu kazi sori nyine tuma mwishyura umuntu umushahara mwari mumufitiye
muba mufite ubuntu bw'ubusambo n'uburiganya buteye iseseme. Muzagaye n'abandi mwangegeraho. si wowe uza gutukana uruvuga nabi hazigamwe izihe ngo za buri munsi habaye se mbona bibyinira. Subu mwari kumbaza iki? bizoroha kabisa si kutavuga ariko mwana uzi ko banaseka utabwira ko wenda ibintu ndi kumva uzi ko urimo urashingikira ukagira ngo nabaza. none si we kamubaza utabwira ko ikintu numvise Mani ngereka mbabwiza ukuri mukazasiga hari ikimenyane. kimenyane kisi ko nakubwiye ko bucya bwitweje ntungare muri amatiku yawe. kuba Kuba banyirukanye ndabona kandi kazi. urakazwe n'iki se kuri waza ubwira abantu usanze mu rugo nitwe twatwikoresheje twatumye akazi kwitwaraho nabi ko agira gusa ubona yuko abantu nabi n'abaje ubw'ikibazo ufite uraza uvuga nabi. Hari uruhare twabigizemo kugira ngo wese muraba mwateze amatwi ngo mbabwire basi byambaye ko numva murimo murafatira hejuru. iyo ukeneye kubitubwira wari kuza wacishije make tuzavuga nabi sibyo. ndi buriya urazi se uriya disipurine ikora ahantu hose ntabwo wajya mu kazi wambaye ibintu by'ibikabutura idurage na filime gutaye wagira ni mayibo wigenda ubundi Sinabyemeye se. murumuna wanjye None se undi uzi ikintu nirukanye mbere na mbere kugira ngo uvuga gutya. aza mama yaragutoraguye ntabwo ari gusante n'ukuri Umuntu aravugana n'umukobwa manager akirukana ngo arimo ararya iminota. n'abakobwa ndetse Bamwirukanye n'umukobwa mu masaha y'akazi uba uri kwica akazi nanjye njye nakwirukana. ahubwo njyewe Ugira ngo sare n'iminota 10 tuvuganye. Iminota 10 niba akazi katangiye nta kazi ujye uvugana nawe mu masaha y'akazi sibyo. ese Jackson ntabwo wabitegereza wagiye muri pause se basi kawe kumuvugisha uburaya bwise bwamwemerera urabona umuntu nanjye njye sasa sigaje kuzaca Ubundi uko numva mwabigize mani ibintu byoroshye. si ubundi ugukora akazi nyine ukagakora tu Mani uzi ko murimo murasuka uko mani abakobwa bakuriye umutima ko bakwirukanye kwera bafite n'amadeni ntihazagire nisi nzabone hari uwinjira hano nawe se ngo Jackson n'abashomera umva madeni azakwicisha ubusuru uzakorera amafaranga yo kwishyura ni muhare se muzamfasha. njyewe sositene mwishyurira njye n'akazi njye si wari oya sinibyo ubinyurira kutagira akazi nzanye abavandimwe inshuti zanjye ziteye hejuru kuriya ngewe mwishyurira amadeni wariye twarayasangiye uzimenye Ese nikopeshaga nzanana mu rugo. hari ibyo ntabwo tumye hano uraduhahira mumbabarire mureke ni akazi ngira ngiye ku buryo mahira uvuga ibyunguka ibyo ndumva nanazi ngenda nisonze gumana muri boro Zanyine sosite. sosite ni iki uranshakira iki ubu nibwo wanyenera se Nyine umva. Mani babwiye mani sosite niko. Edi ko nta masahani iki Edi we ko nta masahani ndi kubona ku meza biti ndaje mbabarire Mva nyine. mbabarire Mva nyine mani. wambabarire Mva nyine ndi mani wajya unyumva. Shaka uburyo cyumvisha sosite basi nibwo ibitekerezo. Afashe nishyura n'amadeni yonyine mwige n'akandi kazi. Kuko mfite amadeni menshi muri karitsiye. njyewe mwumvishe akwishyuriye Mani Edi nawe sinari nzi ko mani wanterana bigeza. sha ibyo ni ibyanyu ibyo ntabwo biba bindeba tu Mva nyine. Nese uraje sibe nawe uragenda. umvaga batari kumamagara ariko ubwo irwaneho mani Edi basi shakira na 5. ni akazi ngira ni akazi ngira sega hero Jackson abazana ngo twigize iwe yaganiriye bitanu sika wakira cyase byamubaho nawe aha ushaka kurya ibyohe pe ko ndumva wowe ntabwo Alo. Mani phone mani 40. Rwese ubi ni ingurube yarwaye umuryango cyangwa ni ihene yipfishije. Hoya aho kugira ngo nyabure mu bwero nari bayazana.
na wa mupira wanjye manu uriho ba basitari n'abandi mo ndawugurisha. Sare kanza duhure. Garson ndabimara Ukahita wahukana. urukundo ngukunda ntiruzigera namba rugabanuka ikimenyetso gukunda bizarekana nawe usuhundi ni kimwe bidacyo ni forever Sede naguru kwa. Ngira mani nakumvisha ni ngombwa mu mwitabe se. Mbanye ni cyane aje kukubwira. Se kuri kuyoza ni byombo. Si wavuye mu nzira mbifasha nari bimana ibyihorera. Tega mufasha. Oya. Cyangwa munyuguriza. Ese wambitse. Mbanye ni nanje kugusaba. Uretse ko zigenda. Sambwira ndetse amasaha ari gusubira inyuma se. Bangurije muganga. Angahe? Anatama mani wiseka. Ndayakeneye. Hey. Umuntu uri kuyakwishyuza. Sha nakanini. Urabona se ndi umuntu watunga sensa. Ntabwo ari ibihumbi n'inawe n'ibiceri 500. Ni nta ndi umuntu watunga ibyo biceri sensa. Basi ndagunda kogereza nino byamba bisigaye ngaho neza sibyo. Nushaka kumbwira ngo uranankoropera ko ntabyo nkeneye ibyo byose ndakwinginze basi mbabarira nyumva sibyo. Mbabarira 500 yonyine. Subwo niwe uri muraza kunyinginga we. Ase byo wanyumvise kejo bundi nzabona akazi mwana ko nzajya mugurira akana. So ukunda amategeko. Ntabwo nkorana n'abatindi mwana. Salama se bro. Meze neza. Wewe sugure ko nari neza. Cyagenze gute? Sugure nicyo tabona. Basi. Twigira ari amana hano inyuma babumviriza ibigambo byishimana tujye kwicara hariya. Ese mani kumagurukije Mani ngiro man. Nagize ute? Tandabuye kumujyana. So waje tukicara hano. Mano Olivier mani. None se bro wanjye n'iki. Siko ndeba ibibazo byakuwumbikiye musaza. Mbaza igihe nukira kunywa bye. Tangaswera. Che. None. Iryo jambo racyari mbaza. Basi reba guhera ku maguru urebe kugera hejuru. Ubu nagwe unabona ibintu byambayeho. Ahubwo se kwajya hotema ibitoki. Sha Olivier ndababwiriye uko. Olivier n'ibitoki. Joni ntabwo twakoranaga mani rero walayi. Zirangegera zibakoresha se shasi bazabiruka. Wakoze iki? Shango narindi kumwe na Mpuzamahanga na Dia. Narabivuze ariko uriya rero sha baravuze ngo uriya ngo umuntu kabucya bwitwa ejo. Mani Olivier umva se mani ikintu kiyo. Wanese basa naturasanga ndi kwiyogoshesha. Takazwe. Angahe? Turuwasi. Umuntu wari ufite akazi uri kwaka turuwasi. Cyajaye. Shane to Jackson. Urimo sinzi ibyari byo. Umukobwa umukoze ku kibuno bakwirukanye. Jugujugu. Sinzi umuntu wigeze kuririmba avuga ngo inyo z'abakobwa zitera mwakundaga akana. Nibwo kibimenya se? Umva se nyine Olivier. Mani ukuntu umusatsi mwana wikaza wagira ngo uri muri koperative.
basi ntera nka sinisa mani ngende nishyurisha agacungo basi ngaragare neza. koperative ndagazo. Okay, ndibuze abana bibuze kuyaguha ntareka. Gusa bwo okay, reka mwana bigenda fresh sibyo. Ona tugiye kubigenza sibyo. Usubiriyo mwana wakibuze kukaza. Kubabarira mwana. Nuko phone yanjye nayiriye. Ubundi mba nkweretse SMS ya WhatsApp banyoherereje. N'agafone warakariye. Umva mwana, tuve muri aya ngayo kabisa. Sibyo. Ahubwo wowe ikintu ugiye gukora sibyo? Genda usabe mukuru w'imbabazi. Namushiki wawe. Ugaruke mube mubanye neza mu rugo. Buri kantu kose musangira ntari. Abavuga ntabwo bazi. Oya ariko ntukajye uvuga ngo mvuga ngo ntabwo mbazi. Mana erega buri mukuru wawe niwe muntu kumva. Umuntu afite mwese bari abantu ntukabona bitonze uzi barakaye. Oya ntukajye mana ngi nanga kubana bro. Jye wagiye ugasaba imbabazi mwana. Kubara ko mbizi. Niba byanga umumagarenze mbase umusabire imbabazi. Ariko ndabizi ngiye. Uri hafi. Ndabandi hafi. Nanjye ngiye haruguru kwa Karisiti ngiye kuba mfata agacupa. Nanjye ubumeze njye mu kazi mwana ngo turi buze kuvugana nyine mbere ko byawe. Ari Imana reka nze mbitekerezeho. Reka nkubitiraho n'agahombe. Nyamva sabwo ne yafura mwana. Nimero ni kangahe? Ni yandi ufite. Ntabwo nayihinduye. Shanda ubona ikirere kabisa. Yanjye kure buryo kimani nifatira kanzu nanjye bandi. Shaka iso. Natabashiraho umusaza. Mani sigomba ngo nyereke SMS mani. Akira fa. Asemana. Umva semana rero. Yo, Mani reka mugire inama sibyo. Buriya njya kwirukanwa. Ibyo biri mu bintu nazise. Mani iyo myambarire. Sibyo. Ibyo nabyo biri mu bintu bya kabiri byatumye nirukanwa. Myambarire se yi. Fari yanjye. Imyambarire yawe. Fone se. Umva njye. Mani ikintu cya mbere nirukaniwe. Muri amukobwa. Icya kabiri uburyo nagendaga nambaye. Ntari bimana nyine ubwo ngubwo. Umva ibyo bintu mani ngo biri muri discipline iri hasi. Ntukabihindura. Ntari bindahindura mani ndahindura. Mani. Sawa turi kumwe papa. Sawa sinifuza kukubona aho nicaye. Sawa. Rapele na sister ndabanyingukane. cyarara no eseti sha no kuri pejo bundi watetse udusambaza turyoshye. Baze ko Ndakubiye. umushyushyo kabisa numvise mu gitondo. Watumye nkura mu mupira kabisa. Barabyitayeho. None se ahangaha se makuru ntabwo twaderutse kuganira. Amakuru ni meza. Ize hano ni abantu ubundi bajya gusagarira nagiye ku kazi cyane Jackson yagiye. Ubwo baba bavuye he? Njye ndihariye. Kuri sister wanjye navunamo kabiri umva nawakwegera. Niyagira nk'ikigusagarira kikaza kikwiye uzajya ufite brother ufite agatuza. Brother se banyiteresera. Ndavuga abaza bagusagarira. Ntabwo batinya. Ntari ubwo uzanamunyereke n'igihe kirageze. Birakwiyereka. Hanyereka waje kubona twari twibereyemo. Abatwimita twikomereza. Ese ahubwo wari uri kwiyongoza muri iyi minsi? Tumereke ariko nawe. Ubwo arahari? Oya. Jackson Salah. Umeze mutose? Imana igira ite? Manishe. Ibisazi Imana bizgiye bikoreshwa niba ari telecommande. Sigaye bikontorora. Imana ishimwe no uvuze iryo jambo. Rwanda jana. Imana igira ishimwe. Hano byo bitinda. Ahubwo nyine ahubwo tutagiye kure dukuye muri mutwe turi kwiganira na sister wanjye. Uradushaka aricyo ushaka kutubwira habaye. Nsonje hano nje kwifotoza nje kuganiriza nyine mwembi. Twembe ubwo kuyihe ngingo kuzi ko nanjye waginze gake tukavugana. Meze neza? Wapi.
ko Jackson igihe cyose sister ashaka ko nyumva wanyumvise so kireganira abizi nta kintu twakumvikana Ayo, okay. usubiyibagije hari ikiganiro njya muzo nawe muri uru rugo wabuze icyo urya mva nyine sister ntabwo yatetse mva nyine tumvikana ari ikintu ushaka kubaganiriza nk'abavandimwe banjye kimeze gite sasa gusha kongera mbere na mbere ndashaka ko nyine murabizi nyine ibintu byagiye biba ese ubona kuva icyo kintu nakizi imana gusha ku ngingo ukeneye iki ushaka kuganira kuri content zana vuba kuko uraturuguye kandi ntabwo wabizi duhuze ibiganiro bigiye bigendera sosite urabizi mu gihe cyashize nuko nyine nagiye nitwara murabizi nyine nkagenda ngaragaza ntizuje kutwibutsa amani ni Jackson waduhinduriye bimeze bite nuri kutwibutsa ko watwitwayeho nabyo ni base cyane mwaretse mu kanya icya kabiri turi kukumva ariko nuri kutubwira icyo ndi gushaka dufite umwanya muto twe nawe gusha ku ngingo nyine nicyo ndimo ndashaka kubabwira urabizi nyine mu gihe cyashize nari mfite imyitwarire nyine iteye ubwoba ubundi se bwo yarahindutse ko n'ubundi mbona brother tuza gato rega njye ndabona ari kumura kuri muto ko njye Jackson aragukundaga mani nanakubahaga pe ariko watumye nyine mufata ukuntu ntazi kandi byose ni wowe basi reka ndahe wakaba ari umuntu uza ukiyijambo ugahita uvuga ariko byanakugoye kutubwira ikintu muri wowe kiguye nicyo ndi kuvuga okay tutagiye kure nyine nana byinshi byo kuvuga mfite ejo bundi ariyo yaje kumusura dukora mu kazi tuganira abwira ukuntu byagendekeye uburyo nabuze akazi ngira inama bari kwitubangura ibyo turabizi ko nta kazi ufite uza ahantu twari tugeze uzi ibintu twari turi kuganira nyine nibyo ndimo gusha ku ngingo uradushakira iki sasa uvuga nyine ngiye ikintu mbashakira aha ni iki ntayo brada nanajya musaba imbabazi are you sure bakuruza rese imbabazi uyu munsi wa muhizi imeze gute ndabizi ndabakorera amakosa menshi ibyo ujye ubimenya niyo mpamvu ndi kubasaba Jackson imbabazi ibi byose byabaye hagati yanjye nawe byose niwe wabiteye nagufataga nk'umuntu nubaha mani natangiraho urugero ariko waransebeje njye birambabaza sibyo narakubahaga urabizi ariko kuri iriya nshuro ntabwo wahise utuma nkutera icyizere cyose nigute waza ngo umuhe imbabazi gusa nanjye senge warambabara igihe byari bikwiye ariko nanjye kuva nakoshereje ntize byinshi kandi nabashije kubona guca bugufi icyo bivuze kandi namaze kubona no kugira inshuti icyo bivuze ese abo bantu wahemukiye bo uzi baragufashe gute uzi baragiye bagufashe nyine mu buhe buryo shasinzi basi mumumpaye imbabazi nabo twabahuza bakaza bazi nkabasaba imbabazi ko nakoze amakosa menshi basi mumpa amahirwe yo kuyakosora sister wakumvishije brother dore ubutumye n'umuntu atekereza cyane n'isambaza yari uzi ku buryo njye nari nishimye meze neza nzanye mu buntu bw'urugo ndabazi gerega urabizi na ese nigize mwirukana okay so uri kuvugisha ukuri uri gukina natwe bimeze bite ese undi imbere ya byose warahindutse okay basi nawe mutazemera reka ngende gusa nyina no. gusaba imbabazi byumviye tonde ntukaze gusaba imbabazi ngo wivumbure kugenda warahindutse ntabwo ari umuti w'ikibazo sibyo ntambwira warahindutse so still okay irengagiza ibyabaye sibyo ibyabaye ni ibyahashize ugendane n'ibigezweho nibyo yarakosheje cyane yatubereye umuvandimwe mubi ako uko yakitwara kose nta kizakora ko ari umuvandimwe wacu sibyo njye ndumva kuri ubu wamwumva ukamuha amahirwe ya nyuma ukareba ko imbabazi ari gusaba niba bikuye ku mutima cyangwa se
hari izindi gahunda yibereyemo ngiye ndumva wamwumva ngiye ku ruhande rwanjye nta kibazo mfitanye nawe sibyo oya nibyo ni amahirwe ya nyuma namwe ya ngiye DPS nta kibazo mfitanye nawe ese Jackson mbere yo kuza kwisaba imbabazi hano wabitekerejeho ese wenda ku ruhande rwanjye nta kibazo turi umuvandimwe kandi iyo mba nari n'uwakubabariye mba nanagusohoye kuko wari gusohoka ukagenda ese nk'abantu baje hano batakuzi bo kujya usaba imbabazi bigenze ute se nyine biragoye pe kuba umuntu wamubona mushyashya muhuye bwa mbere akagutuka nta n'ikintu mwapfuye ntubanagurwa ugahanagura ese bo bizagenda bite kuri njyewe wenda nta kibazo umuvandimwe niba umuntu akosheje ntabwo nawe ntabwo ikosa rikosozwa irindi gusa se n'inshuti zanjye zaje hano bizagenda gute Sosite basi niba mumbabariye mwamba amahirwe naho nkabasaba imbabazi basi nkakosora amakosa nakoze mu hahise ikintu nagufasha gusa ndabahamagara amabwire baze hano mu rugo wenda tubashe kubumvisha wenda se sinzi ibyo ubabwira nawe ubishake buryo cyo usaba imbabazi twiyumve rega mane twagahigiye umugozi umwe Jackson ejo ni njyewe ejo ni wowe byakwanga nanjye bikanga ntabwo rero umuntu yifata ngo yishyire hejuru biriya bintu ntabwo byari byiza gusa wumve ko nyine cya kintu kitari nta ntantu cyakugeza mu bintu byose wakora uhinduka uhindutse no mu bintu byose wumve ko umuntu ari kimwe n'undi niba akennye ejo nawe wakena basi murambabarire njye ku giti cyanjye ntareba sisita urambabarire ngiye se subize nta kibazo mfitanye nawe ikintu ngiye kugufasha akazi bahamagare ntugenda kure kuko n'undi nta kazi bafite baba bari hariya bicariye bazi ntareba gusa biguhe isomo sendina ibi bikwigishe menye kuzitwara nugera n'ahandi kwiga nahize bisaba reka nza kubahamagara ntareba mbese brada wanyuje ishati yo kwambara barasanga ameze ibyo ntareba imana turabirebaho nta kibazo reka mbahamagare abo ni bandi bari hanze injira meze neza ni kare kare gusa n'umuntu wakwicara uze wice nta kibazo bakuru yawe amakuru ni meza umeze mutese turaho niho umeze neza tumeze neza meze neza ntarebe kabisa ariko munyadusanze muri gukina teyatere teyatere gute none se ubu bwose ko yambaye gutyo byagenze gute iyo n'umutindeho none se yarwara iyo byaje kwanga se birangira izamutse ni bya bindi bajya bavuga ngo bucya bwitwa ejo ariko namwe ntabwo mwita ku bantu none byagenze se bite se kuki yasaze nimumujyana ikarayibise mukamubika nuko byageze agenzi ibyo twize ariko nizere ko adatera n'amabuye oya ntabwo nimba yarasaze ibindi byo nta kibazo niba arwara mu mbembe isohotse oya nta kibazo nta kibazo ubwo ari ubukira ariko ariko kwanigendera kugira ngo adutere amabuye aya ni amahirwe yo kugira oya nta kibazo ikigaragara yarwaye neza none se garafure wanyahereye arimo nawe araje abataramu mwahageze se mani wahageze meze bite se shani fresh wari uri mu mbuga ariko shaniriwe nko uyu munsi uzi ko ryanicaye ku ibuye none se bimeze bite natwe bikagenda nta kibazo ibintu bisigaye bifresh turaba turashima imana ntabwo mwavuganye se mani
ahubwo usanga turimo kwibaza byagenze bite bimeze gute ko twari tuzi ko muri gukina theatre buriya bitewe n'iki bitewe n'ukuntu dusanze yambaye nabonaga ari kuri sente nanjye kabonaga oya urumva ikintu tubahamagariye bitewe n'ukuntu bwa mbere mukina umuntu aba namusanze n'amarere yari afite ntabwo byabura kubatungura gusa muri make ikintu tubahamagariye uyu ni umuvandimwe wanjye mu bintu byose mwabonye byabaye hano nyine tu nawe byaramugarutse urabizi yaraje abwira n'abarabirukana abwira ko muri abakene ntaki namwe bisubiramo utancisha agahinda byaje rero kumugonga nawe mu kazi baramwirukana ubu nta kazi afite kubaho n'inge njyenyine ubatunze nyine biba byinshi nyine habaho kesi ndende gusa ariko muri we yaricaye afata icyemezo aravuga ati umuvandimwe narakosheje basi wamamagara za nshuti zawe basi ukabansabira imbabazi turi kumwe nanjye nkabwira buryo ki nahindutse nabikoreshwaga wenda imyitwarire nari imaze kugeramo nitwara nabi gusa tutagiye kure nawe arahari yakivugira gusa icy'ingenzi ni icyo ngicyo nyine tukibazanye hano urabona yasaba imbabazi cyari bari kudukinisha iyo mpamvu babwire biriya byararangiye nabyirengagize tubwire nimba ari akantu mwapanza turi gukina mudushyiremo ariko icya mbere cyo utaje kubasabira imbabazi amarere wari ufite ubwo twazaga hano sinatekerezaga ko ushobora kuba wasaba imbabazi ahubwo sinzira n'ubu sindabyumva rwose ahubwo wanyweye ibiki byatuma usaba imbabazi ntabyo nanyweye pe kandi uravuga ko ndazisaba zikuye ku mutima none se basi hari ibinini ujya ufata oya mani nibikomeza yarahindutse nanjye narabibonye tutabiremereje se basi mwamubabarira ku giti cye byahashize biguma hashize twubake mani urukundo muri twebwe ko turi hano dufatane nk'abavandimwe hari n'abandi batuzamo nyuma nabo tukabakirana ubwuzu kandi tukabasha gutwarana twese twiyubaha ntawe usuzugura cyangwa wumva arenze undi buri muntu wese akumva ko arenganiye n'undi kandi bari ku rugero rumwe mani ibi ni ibisanzwe nyine to amarere wari ufite ubwo twazaga hano sinatekerezaga ko ushobora kuba wasaba imbabazi ahubwo sinzira n'ubu sindabyumva rwose ahubwo wanyweye ibiki byatuma usaba imbabazi ntabyo nanyweye pe kandi uravuga ko ndazisaba zikuye ku mutima none se basi hari ibinini ujya ufata oya mani nibikomeza yarahindutse nanjye narabibonye tutabiremereje se basi mwamubabarira ku giti cye byahashize biguma hashize twubake mani urukundo muri twebwe ko turi hano dufatane nk'abavandimwe hari n'abandi batuzamo nyuma nabo tukabakirana ubwuzu kandi tukabasha gutwarana twese twiyubaha ntawe usuzugura cyangwa wumva arenze undi buri muntu wese akumva ko arenganiye n'undi kandi bari ku rugero rumwe mani ibi ni ibisanzwe nyine ni ukuri pe murakoze cyane be kabisa papa sasa nabirenze ahubwo se iyo ubushuti bwaje rero ubuzima burakomeza nta kuntu nazana se ubundi byo kunywa n'ibyo kurya tukira ahubwo aho niho wari guhera n'ubundi ubuzima ni gatebe gatoki ku mugani wawe njyewe nimba uzanye ibyo mwaje sita kunufashe tuba ndamwongeraho n'izindi ndewe niko bimeze ahubwo se murafata gake ibyo ubonye n'ubundi byose ubundi bigiye bihora gutya tugahora mu byishimo tukunguka reka abavandimwe ko buriya